Yes. Shuti bavandimwe ba diaspora mutuye impande z'isi yose ndetse namwe banyarwandakazi twikundira cyangwa se dukunda uyu mukino wacu wa handball. Shampiyona iyi weekend iragaruka. Ese shampiyona cyangwa se iyi weekend niki kintu iduhishe, niki kintu kitwishiye, nakahe gaseke buri wese cyangwa se mu bafana amakipe hano mu Rwanda, dore ko amakipe y'Abapolisi Handball Club ndetse na APR ziraba zifite imikino ya shampiyona. Ni ukuvuga ngo rero haba ku ruhande rwa polisi irakina imikino ibiri mu karere cyangwa se iburasirazuba. Ya kuwa gatandatu ekipe ya Police Handball Club iraba itana mu mutwe ndetse n'ikipe GS Tabagwe, noneho ku cyumweru ibe ikina n'ikipe ya Adegi Gituza. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe naho mu Ruhango bitaza kuba byoroshye ku cyumweru, ekipe ya APR Handball Club iraba ikina na Eseki cyangwa se Ecole Secondaire de Kigoma. Nguko uko imikino iteye. Ni iki noneho kintu cyihishe cyane cyangwa se ni nakahe gaseke iyi weekend iduhishiye? Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ekipe ya Police Handball Club irarusha ekipe ya APR amanota 2 na kinyuranyo cy'ibitego bigera, ndakeka ari ibitego 6 niba nibeshye gatoya, bwo ngo babizi neza baza kunyandikira muri comment bakaza kumbwira ngo ibitego bigeze aha ngaha noneho, ariko naherukaga babarusha amanota 2 ndetse n'ibitego bigera kuri 12. Ariko ndakeka ubwo shampiyona yahagararaga mu byumweru byashize, ekipe ya APR yakinye n'ekipe ya Nyakabanda Handball Club, ndakeka ibyo bitego bishobora kuba iyo score yaravuyemo cyangwa se iyo difference. Ariko kugeza ubu ngubu ikintu gihari ni iki: ekipe ya APR ntishaka gutakaza, ekipe ya Police Handball Club ntishaka gutakaza. Ese ni ikintu kiri buze kuza, ese ni iki kintu noneho kibyihishe inyuma? Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu shampiyona igeze muri course cyangwa se igikombe gishaka kubona nyiracyo. Ni ukuvuga ngo nta kipe n'imwe iri buze kuza gukora ikosa muri noneho akarusho muri weekend, kuko bagiye gukina n'amakipe y'Abapolisi Handball Club. Barabizi ko bagiye gukinira kwa Tabagwe. Kugeza ubu ngubu coach Kabanga cyangwa se coach Padiri Mwo, kugeza ubu ngubu nibyo Padiri Mwo Kabanga niyo zina nkunda kumwita cyane, niko gataziro kiwe. Intwaro ze zose, abakinnyi be bose kugeza ubu ngubu arabafite. Amakuru mfite nuko kugeza ubu ngubu nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo, yaba guhera kuri kapiteni wabo Musa Gardien no kuri basore be bose nta n'umwe ufitemo ikibazo cy'imvune, dore ko ari nako biteguye kwakira kibuga cyabo kwirambe yabo bari buze kuba bacakirana na bakuru babo cyangwa se bacakirana Police Handball Club. Police Handball Club tuno babibutsa ko kugeza ubu ngubu nubwo bose bari muri course y'igikombe, ariko ubwo umutoza wabo ejo bundi yabonaga lisase ya A avuga ngo ubu ngubu kugeza ubu ngubu ngomba kwereka ko APR none ubu ngubu tugiye kujya twajya mu mujyo umwe, kuko bose kugeza ubu ngubu ni abatoza bafite amarisase abemerera kuba bakina umukino noneho uyunguruye kugeza ubu ngubu. Yewe ndetse n'abakinnyi ba polisi bakavuga bati reka duheshe ishema cyangwa se dukora iki, dufate umutoza wacu tumubwira tuti tugomba kuguhesha agaciro, kuko nawe uri kugenda uduhesha agaciro, ugenda ugira amagarade cyangwa se lisanse zikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, yewe ndetse na hano mu Rwanda. Umwe mu batoza ba mbere ubu ngubu beza kugeza ubu ngubu dufite, ari APR nayo ikavuga ngo nayo ubu ngubu ntabwo iture cyane. Bari kuvuga ngo ni iki kintu twakora kugira ngo muri match ya retour izajye kuza kuba izaba mu kwa gatanu, ndakeka ku itariki 10 na zingahe, iyo bita derby hagati y'amakipe yombi y'umutekano, yaba Kacyiru ndetse na Kimihurura. Ubwo ngubwo ninde uzaca ninde uzaseruka kwa ziratari. Ariko nyuma y'ibyo, mbere y'ibyo ngibyo rero, APR nayo iribuze imenye ko ifite umukino na Ecole Secondaire de Kigoma. Nuvuga ngo Kigoma ni ikipe twamaze kubona coach Mudahari Shema, ni ekipe iyobowe na Mudahari Shema Sylvestre cyangwa se na coach Aimable ndetse na coach Celestin. Abatoza batatu ariko batoza
ubona ko bafite abana batoya ariko abana ubona ko bafite akazoza, bakina umukino mwiza cyane. Twibukiranya yuko mu mikino yashize ubwo ibigo bya segonderi byahuriraga hano muri Petit Stade Remera, ikipe ya Eseki yashoboye gutsinda ekipe ya Adegi, iyitsinda ndetse inayisuzuguye cyane, iyibwira ngo ntuzongere n'ubutaha ujye ureba, turi abana batoya ariko tubarusha umukino. Ni ukuvuga ngo Mudahirishema Sylvestre rero nawe ntabwo yakemera kurekura iyi ngiyi ikintu kibuze kubitera. Ni ukuvuga ngo ekipe ya Seki cyangwa kuri segonderi de Kigoma iragira ngo izajye muri ya mikino ihuza ibigo bya segonderi, ifite uburyo, hari uburyo abana bo bamaze kumenyekana cyangwa se bamaze kumenyana, ndavuga bamaze kumenyana mu buryo bw'imikinire, ubona ko ariyo kintu ari kugenda agira ute, ababwira ngo mwebwe mugomba kumenya mugakina umukino, noneho wa mukino mwiza cyane, dore kuko ni abana badafite ingufu nyinshi cyane ariko bafite ikintu bita tekinike, noneho washyiraho n'uburyo, noneho wa mutoza wabo Mudahirishema Sylvestre twemera kugeza ubu ngubu ko ari umwe mu batoza abeza dufite mu Rwanda, bafite ikintu bita, wenda ntabwo buri muntu wese yibaza ngo yaba ari ukuva ku bakinnyi bose bavuye i Kigoma, babibaza ngo Mudahirishema Sylvestre nireba ngakoresha kugira ngo usange yisanisha n'abana cyane, kuko mu bintu bigendanye no gutoza abana Mudahirishema Sylvestre duhamya ko hano mu Rwanda ari on top, cyangwa se ari ku gasongero k'abandi batoza bose, kuko pipinyeri zose dufite cyangwa se abana bose dufite kugeza ubu bakina umupira 99% bose banyuze mu biganza bya Mudahirishema Sylvestre, cyangwa se bita dukunda agataziro ka medali. Ni uvuga ngo rero ekipe ya APR ntize kuza kugenda mu ruhango ivuga ngo tugiye gukina n'abana turabatsinda ibitego byinshi cyane. Ni abana bafite ikintu bita icyo bita management, cyangwa se kumanaginga umukino, ari nacyo kintu gishobora kuzatuma score cyangwa se difference ishobora kuzabana nkeya. Ikintu bita no kuvuga ngo ikintu rero, ikintu nakisabira umutoza, ni uvuga ngo umutoza Anabari cyangwa se coach Anakreti, ikintu ari buze kuza gutangira gukora ni ugutangira kuvuga ngo ese abakinnyi banjye mfite abakinnyi bakomeye, kuko tuvugishije ukuri ekipe ya APR Handball Club ni imwe mu nziza zifite abakinnyi beza hano mu Rwanda, ariko usanga ikintu still now ikintu kirimo kugenda kibagora cyane nicyo bita guhuza umukino, ari nacyo kintu ubona kiri kugenda no kibafasha kuva kuri match bakinnye Nyakabanda Handball Club, uko Nyakabanda kugeza ubu ngubu ni imwe muri ekipe zishobora gucalenginga cyangwa se kudisturbinga, kubangamira amakipe akomeye yaba Police Handball Club ndetse na APR Handball Club, kuba zitabinjiza ibitego byinshi cyane, yewe ikagaruka Nyakabanda ugasanga ariyo kipe ishobora kwinjiza ibitego byinshi cyane, cyangwa ishobora gukora mu rushundura rw'izo kipe zose. Ariko muri match yabanje ejo bundi wabonye ko ekipe ya Nyakabanda, si twavuga ngo niki, ariko n'uburyo bw'imitoreze yaba mu buryo bwa systeme ndetse uburyo bwa tactique, umutoza Anakreti yakoresha akavuga ngo kugeza ubu ngubu ekipe yanjye ndabona kuri gukina gutya, ariko nk'umutoza w'inzobere cyangwa w'inararibonye ufite buri kimwe cyose kimwemerera gukora buri kimwe cyose umukino handball akagihindura, akavuga ngo nkoze plan A iranze, nkoze plan B iranze, ndakora iyindi plan. Ni uvuga ngo ubwo bushobozi bwose arabufite. Noneho rero iyi weekend ikintu kiri mufuze kumufasha niki, ni uvuga ngo ni ikibuga cya Iseki, ni ikibuga gisa nkaho kibangamye, kuko ugendeye nk'uko ku bakinnyi ba APR Handball Club n'abakinnyi maze kubona ko bafite experience yabo, imikinire yabo bigendanye no gukinira ku kibuga kiri simante, ni ikibuga kigorana cyane ku bantu bazi ikibuga cyo kuri iki Kigoma cyangwa cyo muri Eseki, ni ikibuga kiri simante, umukinnyi wese akina yirezereva kugira ngo ataza kuza gukora hasi, bikaza kuba byamutesha amahirwe yo kuba izindi match next game ashobora kutazazikina. Ari nacyo kintu rero umutoza agomba kuvuga ngo agashyiraho icyo bita igitsuri, agashyiraho abakinnyi akababwira ngo iyi match mugomba kuyikina nka match nke, cyangwa se nka ekipe turi muri course, tuzi ko dufite ikipe imbere yacu iturusha amanota yadutsinze muri are
ariko tugomba gukora icyo bita revenge cyangwa se kwihorera kwiza cyangwa kwihimura, tukaba natwe twagira gute, twakikora mu mitana, tukagira gute, cya gisakuzo kimwe abantu bakoresha. Ariko ndakubwira ngo iyi weekend iraza kuba iryoshye, baba mu Ruhango, Banyaruhango, bantu batuye intara y'Amajyepfo, muhishiwe byinshi cyane. Nimuze mwirebera umukino hagati ya ekipe ya gisirikare cyangwa se ekipe ya APR Handball Club n'ikipe ya Iseki cyangwa se Ecole Secondaire de Kigoma. Ni ukuvuga ngo abantu batuye mu majyepfo muzaryoherwa cyane. Tugira ngo tubibutse ko kureba iyi mikino muri Iseki, muri Ecole Secondaire de Kigoma, sinzi niba ubuyobozi hari icyo wenda bwayikozeho, ariko nta n'umwe bajya babangamira kuba babuze umufana kwinjira, yewe ndetse nuko n'abantu batuye iburasirazuba, haba ari hariya Tabagwe cyangwa se abantu batuye kuri Adegi, mwese kuri Adegi kwinjira ikibuga murabizi ko ni for free, kwinjira ni ukuvuga ngo ni ubuntu. Nimuze mwirebera imikino iyi weekend, murebe shampiyona ngo iraryoha, abakinnyi, abatoza, yewe ndetse n'abafana mwese turabizi ko iyi mikino izarangira ino weekend iryoshye. Ari nako amakipe avuga ngo kugeza ubu ngubu amakuru noneho mfite nuko ekipe ya APR Handball Club iri gukora umwitozo umwe w'indyankurye, wa mwitozo ukora ukajya wumva urusenda noneho rurimo rurazamuka mu maso. Ariko ikintu bafite gahunda ni ukuvuga ngo bafate ekipe ya Mukeba cyangwa se bafite Kacyiru, bababwira ati mwaradutsinze muri are, ariko muri retour ntabwo bishoboka. Ari nako coach Antoine abwira abasore, bakababwira ati basore bandi ndabazi, ndabizeye cyane, ibyo mwakoze muri are ndetse n'imikino yose yari imaze iminsi iba, dore ko Police Handball Club yari imaze iminsi yarigaruriye ekipe ya APR Handball Club, yibwira ati twebwe ubu ngubu urwego turiho ntabwo murarugeraho, ariko ubu ngubu bari mu mahindura. Ekipe ya APR Handball Club iri mu mahindura ivuga ngo ekipe ya polisi tugomba kuyitsinda ibitego byinshi cyane, tukayinayihanangiriza kugira ngo twigarurire abafana bacu, twigarurire imitima y'abafana bacu bari bamaze iminsi bavuga ngo ni iki kintu turi kubona. Ariko kugeza ubu ngubu ndagira ngo mbabwire ngo tugeze muri kuruse, tugeze mu mukino wa retour, aho buri muntu wese, yaba umufana cyangwa se undi muntu wese ukunda umukino wa handball, wifuzaga kuwufana cyangwa se kuwukunda, akavuga ngo uyu nanjye waba umwe mu mikino indi ku mutima. Ndagira mbabwize ukuri ko tugiye gutangira kubona imikino myiza cyane, tugenda tubona match nziza cyane guhera muri iyi weekend, guhera ku itariki 18, ndavuga ubwo guhera ku gatandatu ndetse no ku cyumweru, dore ko nongere mbibutse ko Police Handball Club izabikinira Tabagwe, izakinira ku itariki, izakina ku gatandatu, noneho ku cyumweru ikinire kuri Adegi Gituza. Ari nako APR izabikina imanuka ku cyumweru, ivuga ngo Eseki turaje turebe noneho amwe mwigize muvuga ngo muri ekipe y'abana ariko bakomeye, ushaka kuducalenginga cyane mukamwatwa n'ibitego byinshi cyane. Rero banyarwandakazi, namwe ba diaspora, nongera kukibutsa ko niba wumvishe ikiganiro bwa mbere, ndakwinginze kanda ukazogera kugira ngo ujye ushobora kubona notification cyangwa ujye ubona ukurikirana ibiganiro bya buri munsi. Ikiganiro nakagaruka, ciao ciao.